Guys, umeze mute? Ni Peter Brown kuri microphone, ikiganiro cyo ni Brown Show, naho channel yo ni Peter Brown 2050. Turabashimira cyane kubwo urukundo muhora mutwereka umunsi ku munsi, natwe kandi ntabwo tujya tubatenguha, tubagezaho amakuru trending agezweho, ntabwo tujya tubatenguha kandi ntabwo twiteguye kubatenguha. Uyu munsi tubafitiye iki rero? Uyu munsi tubafitiye sije nziza cyane cyangwa topic nziza cyane. Tugiye kuba tugaruka ku makuru amaze iminsi ari guhererekanywa, turebe kuri kwayo, tuyavimuzi, turebe ibijyana n'ayo makuru, turebe koko ayo makuru nimba hari ahantu ahuriye n'ukuri cyangwa se hari adahuriye n'ukuri. Ariko mbere yuko tuhagera, reka dusasire gutya ino nkuru yacu, tumanze dusubire inyuma gato mu mateka y'u Rwanda, munsi cyangwa se mbere gato ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ubwo twageze mu mwaka wa 1981. Muri uyu mwaka mu karere kamwe mu turere tugize amajyepfo kitwa Nyaruguru, nibwo habonetse cyangwa se nibwo abakobwa bigaga ku kigo cya Kibeho babonekewe na Bikira Mariya ndetse na Yezu. Yego, ayo makuru rero yaje kugenda abantu bayahererekanya, ariko Kiliziya Gatolika ritarayemeza. Nibwo mu 2001 Kiliziya Gatolika yaje kwemeza iyo nkuru koko, bavuga ko byabayeho ko abo bakobwa beretswe cyangwa se bagize ibonekerwa, bakabonekerwa. Biri mu bintu byatumye nyuma ya 2001 aho hantu haba igicumbi cy'ubukerarugendo. Ubu ngubu hari mu hantu hake cyane mu Rwanda, hasurwa n'abantu benshi, ntagara abanyarwanda gusa, ndetse n'abanyamahanga barahasura cyane kubera iyo nkuru idasanzwe y'iryo bonekerwa ryahakorewe cyangwa se ryahabonekewe. So icyo rero tubihereyeho, impamvu duhereye kuri iyo nkuru nuko inkuru tugiye kubageza nayo ijya gusa niyo ngiyo, bijya kumera kimwe, kubera yuko zari tariki 16 nibwo amakuru yatangiye guhererekanywa bavuga yuko i Musanze icyo gikorwa cyongeye kikigarukamo, cyangwa se cyongeye kikaba cyabereye Nyaruguru. I Musanze naho ibyo bintu byongeye bikahabera, ibyo bitangaza byongeye bikahabera. Ati byagenze bite rero? Ibi nibyo tugiye kuba tuganiraho guys. Reka tubiganire gutya rero. Ikintu mugomba kumenya ni tariki 16 z'ukwa mbere umwaka wo n'uyu nguyu wa 2026, nibwo iyi nkuru yuko hari ibonekerwa ryagaragaye mu karere ka Musanze yatangiye gusakara ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane Instagram. Ibi biza gutuma tariki 17 ku cyumweru abaturage benshi baragiye mu mihanda, bagiye koko kureba aho hantu icyo gikorwa ngo cyaraye kibereye, ngo kugira ngo bongere, ngo kuko bavugaga ko Bikira Mariya agihari, cyangwa se abantu bamwe bagenda bavuga yuko bakiri kumubona. Biza gutuma ku cyumweru mu karere ka Musanze hirirwa y'akavuyo kenshi, abaturage baje kureba Bikira Mariya nk'uko inkuru zaraye zitangajwe. Icyo nakubwira nuko kino gikorwa cyabereye mu murenge wa Gataraga. Umurenge wa Gataraga, ngira murabizi umurenge wa Gataraga uri umwe mu mirenge ya Musanze, akaba ariho byabereye. Icyo nakubwira nuko ku cyumweru abaturage bari benshi cyane, bari benshi ari uruvunganzoka, buzuye bose baje kureba ngo Bikira Mariya. Bamwe bakavuga ko bari kumubona, abandi bakavuga ngo ntabwo bari kumubona, abandi bakavuga ko hari abamubonye baganiriye. Ibyo byose ni byagiye bitangazwa n'abaturage bari bahari live, cyangwa se n'abandi bari bahari ariko bari bahavuye. Ubu ngubu rero ikintu tugiye gukora, ngiye guhamagara umwe mu bantu nzi neza yuko nabo bari bahari, tugira ibibazo bimwe na bimwe tumubaza, katumuhamagara live, agira ibyo adusobanurira byimbitse kuri iyi nkuru, kuko bamwe baravuga bati ni bihuha, abandi ni inkuru ya nyayo. Ariko wareba koko amashusho y'abantu buzuriranye barimo barareba, abandi bavuga turimo tunamubona, abandi ntabwo turi kumubona, bikaba amayobera. Ariko uyu nguyu ngiye guhamagara ndabizi neza ko yari ariyo. Reka tumuvugishe, nitugira Imana akatwitaba, tugire byinshi tumubaza kugira ngo natwe turusheho gusobanukirwa. Muraza kwihanganaho gato kuko ndamutunguye mu kiganiro, ariko nta kundi. Reka tumenye, cyangwa se reka dufate amakuru yibanze, amakuru ya nyayo, tumuhamagara, noneho tugiye ibibazo bimwe na bimwe tumubaza. Nuko ndi kubona atari kuyifata, ntabwo ari kuyifata.
Alo. Mwiriwe. Meze bite muvandimwe? Iminsi myinshi. Mwaka mushya muhire, duherukana ryari haryo ubwo? Ni kera kabisa, ni kera. Ntago ngo heruka kabisa, ntago ngo heruka. Turaburanye cyane kabisa. Ejo hari umuvandimwe twa turi kuganira. Noneho aza kumbwira ko hari amakuru ufite. Ariko ndagira ngo manze nkwisegureho, mu byukuri ndi mu kiganiro live, kabisa unyihanganire navuga mbere mbikoze, ariko hari amakuru, hari ikiganiro n'indimo ndakoraho kijyana n'ibonekerwa ngo ryabaye muri Musanze. Kandi umuvandimwe yambwiye ko ngo ashobora kuba ngo yarakubonyeyo gutyo urimo urapostinga kuri stat uvuga ko wari uriyo. Ndavuganireka nkwifashishe noneho ngira ibibazo bimwe na bimwe nkubaza none dusubize kugira ngo abanyarwanda barusheho gukomeza gusobanukirwa. Nta kibazo kabisa. So ngiye ndumva natangira nkakubaza se koko amavideo ari kugenda trendinga ku mbuga nkoranyambaga, abantu ari benshi mu mihanda bagiye kureba ibonekerwa ngo Bikira Mariya. Koko aya mavideo mbere na mbere manze nkubaza, aya mavideo naya nyayo? Aba bantu koko bari bahari muri Musanze ari benshi, ari uruvunga nzoka bari kureba, bafite ibyo bari kureba ngo ni Yezu barimo barabona ko, cyangwa ntabwo ari yo? Niko kuri kabisa, niko kuri, kuko bari baje kwirebera ibitangaza nabo. Bari baje kwirebera ibitangaza. Ego, none se ikintu cya mbere najya nkubaze ni hehe, ni hagana hehe muri Musanze? Ko Musanze ni nini, warangira umuntu mu buhe buryo kugira ngo ahite amenya koko iki gikorwa ahantu cyabereye, cyangwa se aba bantu ahantu bari? Ni ku kigo cy'amashuri cy'ahantu mu Gataraga. Ego. Mu murenge wa Gataraga nyine, uwavuze umuntu ahita wumva nyine. Ego. Bakunda kwita mu Gataraga. Mu Gataraga, yego. Ndahabona rwose. Ibitangazo byabereye ku gihe, hari igiti cy'ipoto n'ikindi kintu hari kuboneka amashusho ya Bikira Mariya. Mu giti se? Mu giti? Ntabwo ari mu giti, hari ipoto byari hari ikintu cyari gihari kitariho amashami menshi. Okay, waba warabashe kugerayo cyangwa ni inkuru mbarirano? Nagezeyo ngenda rero. Wagezeyo. None se waba waramubonye koko Bikira Mariya? Kuko nukuri mfite amatsiko pe. Nanjye nshaka kuzamubona umunsi umwe amaso ku maso, we ntarapfa, sibyo? Ndagira ngiye nkubaze, waramwiboneye cyangwa hari abamubonye hari n'abataramubonye? Wowe uri mubaye, waramubonye? Ndi mu bamubonye. Waramubonye? Aragaragara kabisa. Ewa we. Aragaragara ateruye akana. None se abantu bose baramubonye cyangwa ni abantu bakijijwe nibo bamubonye? Kuko hari abantu nagiye mbona ngo ngiye ngo sinamubonye, undi akavuga ngo ngiye namubonye, undi ngo ndimo ndamubona. Byari bimeze bite? Nango ni ibice bibiri, bamwe baramubonye abandi ntibamubona, byari bimeze bite? Hari abavuga ko batigeze bamubona, ariko usanga ari imyemerere yabo, kuko wenda hazamo wenda no kwizera. Ushobora kuba wizera ukamubona, uba utizera ntumubone. Okay. Ni byiza cyane muvandimwe kuko waragize amahirwe yo kumubona, n'ukuri ni by'agaciro. Uko biri kose abanyarwanda basobanukirwe ko iki ntago ari igihuha, ni ibyabayeho, kuko nagiye mbona abantu benshi barimo barafata amavideo, short videos bagaragaza ko bamwiboneye n'amaso yabo. Ndakeka abantu barenze 3, 4, 5, 7, 10, 20 bari guhuriza ku kintu kimwe, ntabwo ari ikintu babumvikanyeho ngo bajye kubeshya abaturage. Kandi hari abantu barenga igihumbi. Kandi nzi ko uri n'umwemera, warabatijwe, warakomejwe. Ndakeka izi ntago ari inkuru z'ibihuha nyine, ntabwo wajya no kubeshya. Ndabizi iwanyu muri abakristo cyane. So dusoza urakoze cyane kubwo gushyira umucyo kuri aya makuru.
byaje kurangira bite ko numva ngo nyuma ngo na inzego z'umutekano ngo zaraje kugira ngo abaturage basubire mu ngo iwabo ndetse ngo na Kiliziya Katolika sinzi ukuntu byagenze ariko kugira ngo aba bantu bave mu mihanda byarangiye bite nimba wenda ayo makuru warabashije kuyakurikirana kugira ngo bave mu mihanda bari benshi cyane kandi usanga hari kuberamo n'impanuka itunguranye inzego z'umutekano y'abakarere yaraje barabaganiriza birangira batashye nyine ariko nta bindi bintu byabaye. Okay, ya ni inzego z'umutekano birumvikana na abantu benshi inzego z'umutekano zo zigomba kuba zihari kugira ngo zifasha abaturage kugira ngo atagira ibibazo bimwe na bimwe baza guhuramo nabyo. Ego nibyo nimo ndabwira abadukurikira mbabwira ko mu mwaka w'1981 n'ubundi urabizi Kibeho nabwo habaye ibitangaza nk'ibyo mwabonye ariko iyi nkuru iza kwemerwa na Katolika cyangwa se Kiliziya Gatolika y'u Rwanda mu mwaka wa 2001 guhera icyo gihe Kibeho yabaye igicumbi cy'ubukerarugendo kugezana n'ubu ngubu haba hari icyizere cy'uko Kiliziya Gatolika iramutse yemeye koko iyo nkuru yabayeho ko aho ngaho naho mu minsi iri imbere twatangira kubona abakerarugendo baza kwasura ni ibivugwa ariko ntabwo biraba confirmed ntabwo biremezwa ku buryo wenda batangira kujya basura n'ubundi bifata igihe cyane kugira ngo babyemeze ariko mu gihe byabibaye mu gihe baba babyemeye koko ubona bitabikwiriye yuko aho hantu naho hagira amateka amwe namwe asigasirwa noneho abakerarugendo bakajya baza kwasura. Okay. So murakoze rwose kuduha umwanya wanyu Jeremy, Imana ibarinde, murakoze cyane reka dukomeze ikiganiro kandi mwakoze kutwihanganira. Sawa. Ya guys, ngira ngo maje kumva rero umuvandimwe aradusobanuriye kandi aduhaye amakuru ya nyayo nk'umuntu wari uhari kuri tele. Nanze kuvuga byinshi ndamuzana kuko niwe wari uhari kuri tele. Namubaje ibibazo n'ubundi nkeka ko buri umwe uri kudukurikirana yakamubajije mu gihe yabahuye nawe kandi nawe yagerageje kudusubiza neza turamushimiye cyane. So nta kindi twarenzaho reka tugire dusoze ariko mbere yuko nsoza ngewe ndifuza ko natanga recommendation ku bayobozi bakuru ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda ko bagenzura koko iribonekerwa noneho bamara kugenzura bamara kubona koko ibi abaturage bavuga babonye ko ari byo koko hano hantu naho bakaba bahagira igicumbi cy'ubukerarugendo ariko bujyana no kwemera n'ubundi nkuko Kibeho byagenze. Niyo recommendation nge natanga kandi nibwo busabe natanga kugira ngo hano hantu naho aya mateka meza asigasirwe kugira ngo abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda uwifuza kumenya ibyabereye Musanze ayo matariki abahari ndetse n'abantu batanga ubuhamya bahari n'ukuntu ibonekerwa ryari rimeze kugira ngo abantu bakomeze bagire amateka meza ariko bagire amateka ajyana no kwemera kubera yuko kubonekerwa ukabonekerwa Bikira Mariya ukabonekerwa Yezu ntabwo ari ibintu bisanzwe ni ibintu rero nteka ko byagashyizwe muri archive kugira ngo ejo n'ejo bundi aya mateka uyakeneye akaba yayabona ku buryo bworoshye. Turabakunda cyane amakuru yacu yo nakagaruka ni Peter Brown wari uri kuri microphone ikiganiro cyo ni Brown Show channel ni Peter Brown 2050 turabakunda cyane ciao